nanone kandi twagarutse inshuti bakunzi ba Fabo TV muri ya gahunda y'ubusobanuro bw'amazina. Uyu munsi tugiye kuba twaguha ubusobanuro bw'izina Levis. Turabuguha mu bijyanye n'imyitwarire, ibyo akunda, ibijyanye n'ibyo yanga ndetse n'inzozi z'uwitwa iri zina Levis. Wowe witwa Levis urashobora kutwandikira muri comment utubwire uburyo wabyumvishije. Si ibyo gusa kandi urashobora gukanda like nk'ikimenyetso kitugaragariza ko watwishimiye. Nta kindi ushobora kuba waduha uretse iyo like na subscribe. Ku batarakanze subscribe niryo shimwe, nicyo gihembo, kuko tuba twafashe uyu mwanya kugira ngo tubiteho. Namwe rero mubonye tubaha ibintu byiza, ni ngombwa rwose kugira ngo mujye mukanda subscribe, mukande like, ubundi ibintu bigende neza. Iyo ukanze like nta gihombo ugize, ahubwo ubushyigikiye umuntu wakugejejeho amakuru meza, yizewe kandi yubashywe cyane. Reka tuguhe ubusobanuro bw'izina Levis. Levis rero ni izina rikomoka ku izina ry'igiheburayo Levi, risobanura kwifatanya, guhuza cyangwa se kumwe n'abandi. Bijyanye n'imico n'imyitwarire, kenshi rero ni umuntu ugira umutima ukunda amahoro, wumva abandi kandi ushobora kuba umunyabitekerezo, kandi nanone afite ubuhanga bwo guhuza abantu no kurwanya gucirwamo ibice. Mu bijyanye rero n'ibyo Levis akunda ubucuti bw'ukuri, kumva rero ko afitanye isano ikomeye n'umuryango cyangwa se inshuti, gukora ibintu bifite umumaro uhamye. Si ibyo gusa kandi turakubwira mu bijyanye n'ibyo yanga. Yanga gucibwa cyangwa se gusigara wenyine, akanga amakimbirane adafite ishingiro no gusuzugurwa. Mu bijyanye rero n'inzozi z'uwitwa iri zina Levis, akunda kugira inzozi zo kuba cyangwa se zo kubaka izina rikomeye, rifite agaciro, kuba mu buzima burangwa n'ubumwe, kugira uruhare mu kunga cyangwa se guteza imbere abandi. Rero ubusobanuro bw'izina Levis, wowe witwa Levis, karibu rwose muri comment mu kutubwira amava mutima yawe n'uburyo wabyumvishije, niba bihuye n'ibyo imyitwarire yawe, niba ihuye cyangwa se intumbero yawe nibihuye n'ubusobanuro twaguhaye. Nawe urashobora kutwandikira muri comment tubwira izina wifuza ko twazagaruka tuguha ubusobanuro bwaryo. Iyi ni Fabo TV, turabakunda cyane. Ciao ciao.